Bene data muri Kristo Yesu, amahoro y'Imana bane namwe. Ni Pastor Augustin Ngirukwayo uje cyangwa ugarutse mu nyigisho zacu, inyigisho zijyanye no kubaka umuryango, urugo rushimisha Imana. Uyu munsi nifuje ko twakwiga ku isomo rijyanye n'inkingi zagufasha kubaka urugo rugakomera. Reka tubanze dusenga Imana kugira ngo dukomeze ku nyigisho yacu. Nyakubahwa Mana yacu, reka twongere tube imbere yawe muri uyu mwanya, ubwo tugiye kuganira kuri iyi nyigisho ijyanye n'inkingi zo gufasha abantu kubaka ingo zigakomera. Ni umwanya mwiza rero, kandi tunagushimire n'ibihe byiza waduhaye kugira ngo dutekereze kuri iki kintu kijyanye n'ingo zacu muri iyi minsi, aho usanga ingo za bamwe zirimo zisenywa, zirimo zihuhwa n'umuyaga, ndetse aho urimo usanga divorce cyangwa se gutandukana birimo byiyongera uko bwije n'uko bukeye. Turifuza rero ko hari icyo wadufasha hamwe n'izi nyigisho mu kumva, dusoma, tunatekereza n'iki twakora kugira ngo ingo zacu zigire imibereho myiza, zigire ubuzima. Reka rero Mana yacu, Mana nziza, tuguhe gahunda n'ikaze mu bikorwa byacu. Bana natwe rero muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Isomo ry'uyu munsi ni isomo rijyanye n'inkingi zadufasha kubaka urugo rugakomera. Reka tubanze turebe inkingi ya mbere ijyanye n'urukundo. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo nta rurabo rutoha rutuhiwe. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane kandi kigira uruhare runini mu gutuma imibanire ya babiri ikomera. Iyo rero rutwawe nabi, rugira ingaruka zikomeye cyane mu mibanire y'abashakanye. Ni byiza rero kwerekana urukundo mu bikorwa hagati yanyu mwembi, kandi rukaba ari urukundo rw'ukuri, urukundo ruzira uburyarya. Inkingi ya kabiri mu nkingi zadufasha kubaka urugo rugakomera ni ukubwizanya ukuri. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. Ese ubwo ntacyo wumva muri uwo mugani? Ntimugomba kuryaryana mu byo mukora byose. Uburyarya bwica urukundo kandi butinda kugaragara. Bwiza mugenzi wawe ukuri mu byabaye, kandi ugire no guca bugufi usaba imbabazi niba ibyabaye ari amakosa. Ubwizanya ukuri muri uko kuganira ni inkingi ikomeye yagufasha kubaka urugo rugakomera. Inkingi ya gatatu ni ukubabarirana. Kubabarira usanga ari igikorwa gikunze kugora benshi, cyane cyane iyo noneho amakosa yakozwe ari amakosa akomeye. Gusa uzirikane ko nta zibana zidakomanya amahembe. Mu bashakanye, kubabarirana ni inkingi y'ingenzi mu kubaka urugo. Mu gihe ubabarira, ukwiriye kwirinda kwigira nk'aho wowe uri umutagatifu, kandi ukirinda no kwigira umucamanza. Ibyo bizabafasha kugira byinshi mutsinda, byakagombye kubabera intandaro yo kuba mwanatandukana. Kubabarirana ni inkingi ikomeye cyane yadufasha mu kubaka urugo rugakomera. Inkingi ya kane ni inkingi ijyanye no kuganira. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo ukuri gushirira mu biganiro. Ese ibi koko si ukuri? Birakwiriye ko mufata igihe mukaganira hagati yanyu mwiherereye. Birakwiriye kandi ko umenya ibitekerezo bya mugenzi wawe, kandi nawe ukagira icyo umubwira mu buryo bwo kurushaho gusabana no gufatira ingamba hamwe.
Ingo nyinshi zikunze gusenyuka biturutse kutagira igihe cyo kuganira no gucocera hamwe ibibazo bihari. Ni byiza rero ko kuganira hagati y'abashakanye byaba ari inkingi ikomeye yatuma twubaka ingo zacu zigakomera. Inkingi ya gatanu ni ubucuti. Ukwiriye kuzirikana ko urugo atari gereza. Niba ubanye na mugenzi wawe neza, zirikana ko hari ibyo akunda bitandukanye n'ibyawe. Wari ukwiriye kumva ko ubwo mubanye agiye kuba umucakara wawe muri byose. Ubaka icyizere kuri mugenzi wawe kandi ugabanye gufuha. Yego ntukwiriye guterera iyo, ariko wikabya. Reka mugenzi wawe agire igihe cyo gukora ibyo yumva bimugwa neza, bimubera inzitizi, ahubwo mubere inshuti. Inkingi ya gatandatu ni uguseka. Ese ujya uzirikana ko byaba byiza kandi binejeje igihe wowe n'uwawe mugira igihe cyo gutera urwenya maze mugaseka? Burya inseko yeruye igira ibibazo byinshi ikemura, kandi rega ntiwibagize ko izana n'akanyamuneza. Ni byiza rero ko aba bana bagombye kujya bagira n'igihe cyo kuganira ndetse bagatera urwenya ndetse bakanaseka, byaba ngombwa bagakora n'ibindi bimenyetso byo gukubitana udupfunsi n'ibindi byo kubwirana utundi tuntu, I love you, ndagukunda, je t'aime n'utundi nk'utwo ngutwo. Hanyuma iyi nayo ikaba ari inkingi yatuma twubaka urugo rwacu rugakomera. Inkingi ya karindwi ni ijyanye n'ubufatanye. Ntukirengagize ko ubufatanye ari bwo bwonyine buzatuma urugo rwanyu rutera imbere. Gisha inama mugenzi wawe mu mishinga uteganya yazamura urugo, kandi mwembi mufatikanye mu kuyishyira mu bikorwa. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo inkingi imwe ntiyubaka inzu. Inkingi ya munani ni kubwirana amabanga. Birakwiriye ko mugwizanya ukuri ndetse ukamenera mugenzi wawe amabanga ubitse ku mutima. Ibi bizagufasha kubaka icyizere gikomeye kuri mugenzi wawe. Gusa ibi bikunze gukomerera benshi kuko uba usa n'uwitanze wese ukiha mugenzi wawe. Kubwizanya amabanga ni inkingi ikomeye cyane yazadufasha kujya twubaka ingo zacu mu mahoro. Inkingi ya 9 ni inkingi ijyanye no kwemera. Aha kwemera kuvugwa ni ukwemera kwakira mugenzi wawe uko ari kose. Ntukwiriye kugerageza kumuhindura uko wumva wowe wagakwiriye kumera, ahubwo murekere uko ari, umwemerere utyo, bimukundire kandi ubimushimire. Inkingi ya 10 ni uguhuza ibitsina. Muri iki gihe ikibazo cy'imibonano mpuzabitsina gihangayikishije benshi. Ingo nyinshi kandi kiri gutuma zisenyuka. Ni ngombwa kwita kuri iyi ngingo maze ukamenya uko ukwiriye kunoza uburyo ubonanamo na mugenzi wawe, kugira ngo ejo atazava aho gucika utangira kujya gushaka abandi bamunezeza kandi nawe ubishoboye. Menya gushyiramo urukundo ndetse n'udushya. Bavandimwe, ni byiza ko twakwita cyane cyane ku kubaka ingo zacu. Hari byinshi dusabwa, hari ibyo twagombye gukora kugira ngo tugire ingo zahesha Imana icyubahiro. Izi nkingi uko ari 10 ni inkingi z'ingenzi zafasha abantu kubaka neza ndetse no kubakira ku rufatiro. Urukundo, kubwizanya ukuri, kubabarirana, kuganira, ubucuti, guseka, ubufatanye, kubwirana amabanga, kwemera no guhuza ibitsina.
nizo ngingo uyu munsi nifuje ko tuganiraho, kandi reka iri somo ni ukuri rizatubera isomo ryiza kandi Imana izabidufashemo. Tugerageze kureba aho tutagenda neza, tugerageze kureba ibituma ingo zacu zidatera imbere, tugerageze kureba ibyatuma urugo rwacu ruzamo umwiryane, ndetse turebe n'ibyabangamira umubano wacu kugira ngo tubikosore. Reka amahoro y'Imana aganze, kandi mbifurije kubaka ingo zigakomera, musigasira ingo zanyu ngo zizarambe mu gihe mwembi muzaba mukiriho. Mukomeze kugirana ubusabane ubwanyu, ndetse no kugirana ubusabane n'Imana, kuko ariyo itanga umunezero mu bana w'abashakanye. Murakoze, reka dusenge Imana, ariko mbashishikariza gukomeza gukurikirana izi nyigisho, kuko ni inyigisho zifite umumaro, inyigisho zizadufasha guhindura ingo zacu kugira ngo tugire igihugu cyiza kirimo abagore n'abagabo beza, gifite abana barezwe, gitunganye, ndetse ingo zacu zibe zaba inzira yazatugeza mu bwami bw'Imana. Reka dusenge Imana. Data, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye kuri Imana ikomeye, tugushimiye ko ujya ubana natwe ibihe byose. Niwe waremye urugo, niwe wemeye ko umugore n'umugabo bagomba kubana, Data, bakagira n'abana, bakagira umuryango. Ariko muri iyi minsi hari byinshi birimo biteza agahinda, Data wa twese mu maso yacu. Tugirire neza rero, ugire icyo wakora nk'Imana, hanyuma utwigishe, hanyuma ugire icyo wakora kugira ngo izina ryawe ryubahe mu mitima yacu, aho tugiye guhesha bagenzi bacu amahoro, aho tugiye kurushaho gushishikarira kubana neza n'abo twashakanye, kandi amahoro yawe akomeze kuganza mu mitima yacu, amahoro yawe akomeze kuganza mu ngo zacu, amahoro yawe akomeze kubana n'abana, kandi amahoro yawe akomeze kubana natwe muri iki gihugu cyacu. Urakoze, urakarama, byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina.